Hello guys, hello best friends. Nizere ko mumeze neza. Muri iyi video ngiye kubereka amazina agezweho muri uyu mwaka wa 2024. Niba urimo ushaka kuri iyi channel ngo wayikaze, kora subscribe tubashe kujyana mu video atandukanye. Uko iyo ukoze subscribe no tubasha kujyana mu video atandukanye, video na uploadinze ukayibonera ku gihe, ukayibona. Rero ndagira ngo wayikaze kuri channel y'ubwa mbere uhageze, ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kujyana mu video atandukanye. Rero ubwa mbere rero uhageze, kora subscribe. Kandi nawe wayikoze ndagushimiye. Tugiye kureba amazina agezweho, amazina y'abakobwa n'abahungu ushobora kwita umwana wa muri uyu mwaka wa 2024. Izina rya mbere rero ni izina Luna. Iri zina rikomoka mu Kilatini, bisobanura ukwezi. Iri zina ushobora kuryita umwana wawe w'umukobwa. Izina rya kabiri ni Mia. Ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayi rigasobanura umukundwa. Iri zina Amelia iyo tugiye kureba iri zina ryiza cyane rikomoka mu Cyarabu risobanura ubwiza bw'ijoro. Iri zina ni ryiza cyane, ushobora kuryita umwana wawe w'umukobwa. Izina rya kabiri tugiye kurebera hamwe ni Layla. Layla ni izina ryiza cyane rikomoka mu Cyarabu risobanura ubwiza bw'ijoro. Iri zina ni ryiza cyane, ushobora kucyita umwana wawe muri uyu mwaka. Irindi zina dushobora kureba ni izina ryiza cyane ni Bella. Bella ni izina ryiza cyane ryitwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu Gisipanyol, risobanura umukobwa mwiza cyane. Iri zina rihabwa umwana w'umukobwa, aba ari ryiza cyane. Irindi zina tugiye kureba Sadia. Sadia ni izina rikomoka mu Giheburayi, risobanura igikomangomakazi cy'umwami uba ukiri mutoya. Iri zina rihabwa umwana w'umukobwa ukiri mutoya ukomoka ibwami w'umukobwa. Iri zina naryo ushobora kuryita umwana wawe muri uyu mwaka. Irindi zina tugiye kurebera hamwe rero ni Prazeya. Iri zina naryo ni izina ryiza ushobora kwita umwana wawe, aha rikomoka. Iri zina ni ryiza cyane, risobanura urusengero, rikomoka muri Scotland. Iri zina ni ryiza cyane, ushobora kuryita umwana wawe w'umukobwa. Aya mazina rero niyo ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa, hari ryiza wabonyemo waryita. Izina Epifani risobanura ubuntu bw'Imana. Iri zina risobanura ukwigaragaza kwa Nyagasani, ubuntu bw'Imana. Iri zina naryo ni ryiza, ushobora kuryita umwana wawe w'umukobwa. Iri zina ni ryiza cyane. Reka turebe amazina wakwita umwana wawe w'umuhungu muri uyu mwaka wa 2024. So guys, niba utarakanda subscribe, kora subscribe kugira tujye tubasha kujyana mu zindi video zitandukanye. Bikore nina tugiye kureba amazina ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa ku buryo bworoshye, ku buryo bukoroheye. Izina rero wakwita umwana w'umukobwa twamaze kuyabona, wakwita umwana w'umuhungu niyo tugiye kurebera hamwe. Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana mu zindi video zigiye zitandukanye, tureba amavideo ya buri munsi. Niba hari izina wakumva twakubwira
urabishyira muri comment, tuzabishakishe tuzabikoreho ubushakashatsi. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubasha kujyana mu zindi video zitandukanye twagiye. Reka dukomeze. Izina rya mbere ry'umuhungu ushobora kwita umwana wawe w'umuhungu ni Gian. Gian ni izina rikomoka mu Gitaliyani risobanura Imana ni nyembabazi. Iri zina ni ryiza cyane, wagita umwana wawe w'umuhungu Gian, inavugitse neza cyane. Irindi zina dushobora kureba ni Kian. Kian ni izina rikomoka mu rurimi muri Ireland, risobanura umuntu ukora neza cyane kandi ukora ibintu bifite akamaro, bisobanura ubwiza bw'Imana. Izina ni ryiza cyane Kian, bisobanura ubwiza bw'Imana. Irindi zina tugiye kurebera hamwe mu mazina nabateguriye yitwa Nolan. Nolan ni izina rikomoka mu rurimi rwa Ireland, risobanura umuntu wubashywe. Iri zina ushobora kuryita umwana wawe w'umuhungu. Iri zina rero amazina nabateguriye, iri zina ni ryiza cyane. Irindi zina dushobora kurebera hamwe izina Ryan. Iri zina rikomoka mu rurimi rwo muri select, risobanura umwana w'umwami ukiri mutoya. Iri zina naryo ni ryiza cyane. Iri zina ni ryiza cyane, rinavugitse na neza, wagita umwana wawe w'umuhungu. Akandi kazina rero nshobora kuba nabateguriye izina Ange. Ange ni iry'umukobwa ryo. Iri zina ushobora kuryita umwana wawe w'umukobwa, naryo risobanura marayika. Ba Ange bakunze kuba bitonda cyane, niba mushaka no kumenya uko Ange baba bameze cyangwa se amazina ubusobanuro uko wabitwara, nabwo nazayibagezaho imiterere y'ayo mazina bitwa ayo mazina maje kubabwira. Ngaya mazina rero nabateguriye, ubwo utagiye abyumva neza araza gusubiza iyi video nyuma kugira ngo asobanukirwe. Atagiye abyumva neza amazina amusubiza muri comment. Guys, niba utarakanda subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye kubana mu zindi video zitandukanye. Nshimire abantu tubana mu buzima bwa buri munsi bagenda bakora subscribe, izi video bakazisangiza abandi. Ndabashimiye. Kandi iyi video iramutse ikugezeho ujye ukora subscribe kugira ngo uduhaye inkunga ikomeye. Niba rero hari izina wumva naza gukoraho ubushakashatsi, ngashakisha ibitabo bitandukanye, nkakubwira icyo izina ryawe risobanura, wadufasha ukaryandika muri comment kugira ngo ubutaha tuzari gukorereho icyegeranyo turebe icyo risobanura. Nushaka turebe n'imiterere y'iryo zina ryawe ukeneye kugira ngo tukubwire. Nta kundi rero ushobora kubona iyo video uburyo yazakugeraho ku buryo bworoshye udakanze subscribe. Kora subscribe kuri channel, hanyuma iryo zina wumva twazakoraho ubushakashatsi naryo washira muri comment kugira ngo ubutaha nijya gukora urutonde rw'andi mazina agezweho mu mwaka w'2024, nawe izina ryawe nzarishyiremo umve icyo risobanura. Hanyuma niba ari icyifuzo cyangwa se inyunganizi cyangwa se ukubona kitagenda neza, nabyo barabyemerewe kubishyira muri commentaire. Guys, weho wafashe umwanya wawe ugakora subscribe, Imana ikumpera umugisha, ndagushimiye. Kandi nawe utarayikora, ikora subscribe. Niba video yanjye uyibona ikakugeraho ku buryo bworoshye, ikakugeraho warakoze subscribe, ni iby'agaciro kandi inkunga ikomeye wampaye.
nawe ndifuza yuko video zitandukanye ngenda nkora uramutse ikugezeho ukayibona uburagendana, wakora subscribe yanshimisha kabisa. Niba aho uri hose aho uherereye, nshimira abantu bagenda banyandikira batera commentaire bari mu mpande zitandukanye mu bihugu bitandukanye, bagenda bambwira ibyo nakongeramo ibyo nahinduramo. Guys, abo bose ndabashimira. Uyu mwanya nafashe rero no gushimira wewe wakoze subscribe, nawe utarayikora kifuza yuko wayikora kugira ngo tujye tubasha kujyana mu zindi video zitandukanye. Hari video ngenda mbakorera zijyanye nuko wakoresha telefone yawe, uburyo wayiforomata, uburyo wakwesitara, uburyo bareba ko baguhakinga, uburyo bakoresha imbuga za Mifotra. Guys, izo video zose nagiye nzikoraho. Umuntu wambajije uko ni gute wakiratinga urubuga rwa Mifotra, nabiberetse guys, ajye muri video yongere arebe iyo video. Urubuga rwa Mifotra ni urubuga ruhuriraho n'abantu benshi, ni urubuga umuntu ashakiraho akazi, ni urubuga ushobora kugera guca ufite dokima zuzuye, wujuje ibisabwa baba bashaka, uburyo ushobora kuapurayinga ukabona akazi, wakora ikizamu ukabona akazi. Guys, naberetse uburyo wakiratinga Mifotra ku buryo bworoshye, uburyo wajyamo, uburyo wajya kuri uburyo wayikiratinga, ibisaba kugira ngo ukuzuza iriya myirondoro, ukadingaho dokima, arangiza ukaba wadepoza. Uwambaye icyo kibazo rero ngo Mifotra imaze iki nanone, sinzi niba yarasobanukiwe ngo abimenye neza ugira ibya Mifotra. Ntabwo wakora icyo gukora ikintu utakizi guys. Niba ugiye gukora ikintu banza uciye ukijyemo, umenye icyo ugiye gukora ngo ni iki. Niba utazi Mifotra ntabwo wamenya nuko wapurayinga. Niba utazi uko akamaro ka Mifotra ntabwo wamenya ngimaze iki. Ariko nawe ntabwo hejuru mba ngomba gusubiza Mifotra icyo ikora, wishakiraho akazi. Wewe ushaka dokima zuzuye, ugashaka dokima zisabwa, wamara kuzibona ukazadingaho warayikiratinze. Ikintu bisabwa ni ugushyiramo email yawe na password na dokima zawe zihari, irangamuntu yawe, hariho CV, hariho ibikuranga mbese kugira ngo wemerewe kuba wadepoza ku iyo myanya ushaka applyinga. Nakibutsa yuko niba ufite ibisabwa kugira ngo uje kudepoza kuri iyo myanya bitapfa gukunda. Bafata ibyo wize, niho bareba dokima zawe kuzo washizemo, bakareba ibyo wize niba bihuye n'umwanya uri gusaba, niho bakwemerera kuba applyinga. Iyo bakwemerera kuba applyinga kuri uwo mwanya rero, ikindi ubusabwa ni ukureba ko wabaye shortlist. Wazageza hari email iza, yamara kuza ukareba igihe uzakora examen, n'ahariho ukabona ugakora iyo tariki yazagira n'uwo munsi, ukazajya gukora examen aho hantu. Iyo utsinze rero bitewe na examen yariyo, bakubwira igihe uzajya gukora interview, waje wakora interview nayo wayitsinda, ukabona umwanya, ukabona akazi.
guys, nguko uko Mifotra ikora. Naberetse uburyo wayikiratinga, mbereka uburyo wayinjiramo, mbereka uburyo wakwaprayinga. Ibyo byose guys, niba wowe wambaye ico kibazo, niba utarabonye izo video, ugenda ndaza kuzishyira muri description urebe izo video ko ari 3, ukande kuri link usangemo izo video ziragufasha. Kandi nawe niba udakoresha Mifotra, ubona igihe tugeze mu cyo gukoresha Mifotra, ubwo urebe izo video ukuntu zimeze, ugiyeho nawe urebe ko wijyamisha dokima zawe ngaho, zishire hariya nawe applying nk'abandi bose, nawe udepose guys, udepose. Guys, niba utarakora subscribe kuri channel, ntago ni byinshi wacitswe, ni byinshi ucikwa. Kora subscribe kugira ngo video na uploadinze ijye kugeraho mu ba mbere. Niba ari somo wayikuramo urikuremo, niba wabona wayisangiza abagenzi bawe bakamenya izi gahunda, nabyo byafasha. Guys, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo video na uploadinze ijye kugera mu ba mbere. Muri uyu mwanya rero nabateguriye aya mazina agira mu 10 y'abakobwa n'ay'abahungu ushobora kwita umwana wawe muri uyu mwaka w'2024. Niba warabyaye rero wifuje amahirwe masa, kandi witegura kubyara, nabwo Imana ikongere kandi nabwo iguha umugisha, ndagusabiye. Ubwo rero ngayo mazina, niba wumva ari izina nakubwiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, naho uze kurimbwira. Guys, ndabashimiye wowe wafashe umwanya wawe ukanyumva, ndagushimiye. Kandi nawe niba utarakora subscribe, ikore kugira ngo tubashe kujyana mu video atandukanye. Niba ibyo nabateguriye muri uyu mwanya, niba ukandi subscribe, Imana ikumpera ubwisha. Igitekerezo cyangwa inyunganizi ndabyemera, mu bishyire muri comment, ndi tayari gusubiza izo comment. Guys, mukomereza aho mwakoze subscribe, Imana ibampere umugisha. Nawe utarayikora, ndifuza ko wazakora na subscribe, wakora subscribe n'ibyo iyi video ikugezeho. Guys, ndabakunda, ndifuza ko twahora mu zindi video zitandukanye. Guys, Imana ibarinde.